Iki gihe turimo si icyo gukinisha kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe banayimuwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Umuntu aravuga ati ndi umurokore ndasenga Imana, ugasanga yambariye ubusa, yambaye nk'umuntu uvuye mu migina wifitiye umurimo w'uburaya, agomba kubyambarira ko niwo murimo yiyemeje aracyari mu byaha. Ariko birababaje kubona indaya yambara umugore w'umugabo wiyubashye yambara nk'indaya yo mu migina. Abantu barakosora Imana mu buryo bufatika, ugasanga umuntu ntabwo yishimiye inzara Imana yamuhaye, asizaho amarangi bivuga ngo Imana yamuhaye inzara zitasa neza nagomba kumpa amarangi, cyangwa se igakora uburyo bwo kugira umuntu yihindagura agasigaho ibye, kuba yakosoye Imana byarangiye. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, tubabwira ko turakanda subscribe kandi ako kamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse. Murabizi ntabwo dutinda, uyu munsi turi kumwe n'umuntu abantu benshi bakunze, ariko ntekereza ko uretse bake bagize amahirwe yo kukubona ku mashusho, ariko abenshi bagukunda mu ndirimbo buryo batarakubona. Urihangana nkoresha ijambo muze kuko ndi kubona ufite imisatsi ibiri, ariko ndavuga ati muze turakwakiriye, hanyuma ubanze ubibwire mu buryo bwa gihanzi ku buryo bitari buze no gutinda wenda uvuga ati nitwa runaka. Murakoze. Kubibwira mu buryo bwa gihanzi, ntekereza ko ndirimba agace gato nyine bahita bamenya uwo ari we. Iki gihe turimo si icyo gukinisha kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe banayimuwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Hanyuma abantu ngira ngo iyo ndirimbo bagiye hari abantu bajyaga bayihindura, ndabyuka turi mu masegonderi wasangaga ari ukuntu abana bayigoreka. Sindi niba ari ubizi ko abana bajyaga bagushishura bakayigoreka mu bundi buryo, ariko nabwo butagize icyo butwaye. Hanyuma turakwakiriye cyane ku batakumenyereye cyane, hanyuma uratangira twibwira none tuganire mu buzima busanzwe tugera mu muziki. Nitwa Hakizimana Evariste, ndi umugabo ushima Imana ukuze, ufite imyaka 52 y'amavuko, afite umugore n'abana 9, abancumbitse hano mu mujyi wa Kigali. Nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo, ambarizwa mu itorero ryitwa Umuriro wa Pentecote mu Rwanda, rifite icyicaro Ikibagabaga hano mu mujyi wa Kigali. Mu bihe bibi Pawulo yavuze ngo ni indirimbo yagiye ya kera zagiye zinasabwa muzasabwe, ngira ngo abantu benshi bumvishe iyo ndirimbo barakwibuka neza cyane. Hanyuma umuntu tuganiriye tumanze twinjire mu muziki, watangiye umuziki wawe ryari, ubusaziyemo? Natangiye umuziki urebye muri 86, ntangira kugaragara cyangwa kumvikana ku maradiyo muri 90, ubwo nakoraga irushanwa ry'indirimbo. Igihe habagaho intego y'umwaka, bagana abahanzi bakayihimbira indirimbo, hakaba amarushanwa yo kurushanwa kugira ngo bumvikanishe intego ya wa mwaka binyuze mu maradiyo, ku ndirimbo cyangwa se mu mivugo cyangwa mu bundi buryo. Icyo gihe rero nibwo natangiye kujya mu irushanwa muri 90, ngira amahirwe ndanatsinda, mbuwa 4 mu rwego rw'igihugu, barampemba. Indirimbo ya mbere nibwo yasohotse kuri Radio Rwanda, rero indirimbo yitwaga Jijuka, uvuga ibyo kwijujura twisunga amashyirahamwe. Icyo gihe muri 90 nibwo natangiye kumenyekana mu gihugu. Tujye muri ku ndirimbo yawe ya mbere irasohotse kuri Radio Rwanda, sinzi wenda icyo gihe uratubwira intara wenda wari utuyemo, ubwo icyo gihe byitwaga prefecture. Kumva indirimbo yawe kuri radio bwa mbere wabyakiriye gute? Nabyakiriye nk'ibintu bikomeye nyine by'igitangaza, byo nyine kumva nakoze ikizamini cy'ijonjora, numva bampamagaye ndi uwa kabiri nkurikirana n'uwitwa Kagamba Alexandre. Nawe ni umuhanzi uzwi nubwo yitambukiye, ariko yari akunzwe cyane. Naje mukurikira rero mbuwa kabiri mu rwego rw'igihugu mu bizamini by'ijonjora, numva ni igitangaza kibaye. N'abantu mu karere nari ntuyemo nyine baratangara, n'umuyobozi wari icyo gihe habaga ababurugumestre nawe yaravuze ati umuntu muri komine yanjye ntazi aturutse hehe. Abantu bagira amatsiko yo kumbona, nanjye shiduka nisanze muri uwo mwanya, nabigiyemo nimba ari ibintu ari nko hari ikintu ukora ukumva ni nko gutamporiza
ibyo nitaga gupfa kugenda biza kubyara amahirwe yo kumenyekana no gutsinda. Icyo gihe bamba ibihembo rwose bishimishije, nahawe amafaranga 10,000 y'icyo gihe ari menshi, yari menshi cyane. Nakoresheje igihe kinini nk'amezi 6. Ubwo rero kuva icyo gihe numvise ari ikintu cy'itangaza kibaye, numva n'umwuga ngiye gukora, numva mbishyizemo imbaraga, gerageza no gukora yandi marushanwa. Rero sinagerageza gutsinda, ariko nizo nagiye ntsinda ntabwo byabaye ngombwa ko baduhemba. Ndibuka indi rushanwa nakoze dutsinda turi 5, ariko batoranyamo 3 ba mbere. Icyo gihe nabone nabaye nk'uwa 4, sinahembwa, ariko ntabwo byanciye intege, narakomeje. Hanyuma muri 1993 naje kugira amahirwe adasanzwe yo kwakira agakiza. Nibwo nakijijwe ku munsi ntazibagirwa, nk'uko umuririmbyi yabivuze mu gitabo cy'indirimbo ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Ku itariki ya 5 rero z'ukwezi kwa 8 muri 1993 nibwo nakiriye agakiza. Kintu nabaga hari i Remera, paruwasi ya Remera DPR, nibwo nakiriye agakiza, ndahinduka, mva mu byo nari ndimo, mva mu byaha, ntangira gukorera Imana, ntangira kuririmba indirimbo zivuga ubutumwa. Kuva icyo gihe kugeza ubu rero umuntu yavuga ko uracyaririmba, uracyari umuhanzi se, uracyakora mu ndacyabikora, kuko urumva icyo gihe kuva muri 1993 nagerageje uburyo bwose abantu bakumva za ndirimbo. Sinari nzi uko bizagenda, nasenze Imana gusa, ntabwo nari nzi ko habaho uburyo bwo gukora amakasete, habaho uburyo bwo kuba abantu bakumva. Ngira amahirwe rero mbona ubushobozi bwo gukora album cyangwa se kasete y'indirimbo ya mbere irasohoka, ariyo yitwa Intashyo ku bakunzi b'umusaraba. No kuri YouTube iyo utibutse amazina ukandikamo ngo Intashyo, hahita hazaho Hakizimana Evariste, hakazaho uriya muhanzi witwa Israel Mbonye, kuko nawe indirimbo yitwa Intashyo. Abo ni barumuna banje baje bankurikira mu buhanzi. hanyuma Israel Mbonye wenda unamukomeje umutekerezaho iki? Abahanzi baje bahita bihuta cyane mu kumenyekana. Ni byiza kumenyekana, ariko icyo namubwira nawe aramutse agize amahirwe yo kunyumva, aharanire kumenywa n'Imana cyane kurusha kumenyekana ku bantu. Kuko hari ukuntu umuntu amenyekana akabikirangirire, nka kuvuga Hakizimana mu Rwanda. Ngewe abantu benshi baranzi, ariko ngewe ntago nezezwa no kubanzwi n'abantu cyane ngo babe banankunda cyane. Ahubwo iyo bigenze gutyo, mbonye abantu bankunze bagahaguruka bati dore wa mugabo njya kuririmba nk'ahantu, abantu bagahurura bakaza barunguka bati dore Hakizimana, dore twamubonye, ngewe nkahita ngira ubwoba, ntanera ngo abantu ko bankunze ijuru ryo rimbona rite. Icyo gihe bituma uba maso cyane no kwirinda cyane. Nicyo nagira inama abandi bahanzi bagenzi banjye baririmba indirimbo z'Imana, bavuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, bwo kudashimishwa cyane no kubona abantu babakunze, ahubwo nibabona bigenze gutyo bajye batekereza ngo mbese ijuru ryo riratubona gute. Kushobora gushimwa n'abantu ijuru ritagushima byaba ari ikibazo gikomeye. Kuri uwo mwene data uvuzeho umutekereza ute? Aririmba neza, indirimbo ze ndazikunda, ariko kandi iteka ryose agatekereza ngo ijuru rirambona rite. Aharanire gukiranuka no kunezeza Imana. Intashyo rero y'abantu benshi. Intashyo n'indirimbo nahimbye bitunguranye nabyo. Naricaye igihe kimwe, ndabyibuka nari iwanjye muri salo, ntekereza abantu twakoranye umurimo mbere y'intambara 1994, ndirimba muri korali. Abaririmbi twaririmbanaga, intambara ibaye bamwe irabatwara barapfa. Ndagenda mu gihe gito ndagarutse, abo twakoranye umurimo muri iyo nkambi y'impunzi nabo bacaho baragenda baratatana, abandi barapfa. Ngeze mu rugo ndicara ndatekereza, urukumbuzi ruramfata. Ntekereza abandi bagiye mu ijuru, twaririmbanaga muri korali nkikizwa, korali ya mbere y'Iremera. Ntekereza abo twabanye dukorana umurimo mwivuga butumwa mu nkambi y'impunzi, numva sinzongera kubabona. Nabo ntekereza ko nakabonye nsanga sinzabona ubushobozi bwo kubagiraho, ntabwo nari nzi ko nzamara iyi myaka wenda ngo nzabe narabonanye nabo, ko benshi twarabonanye. Nibwo nahise ntekereza indirimbo yitwa Intashyo. Wenda hari indirimbo y'Intashyo ninyiririmba bakayumva, bazamenya ko nkiriho ndi kubatashya. Niba bavuye ngo Evariste aracyariho, aranadutahije mu ndirimbo, ntabwo numvaga niba izagera no kuri Radio Rwanda simbizi. N'Imana yabikoze, mbona igiye muri ubwo buryo, bose barayumva. Iyo Ntashyo rero
yitwa intashye ku bakunzi b'umusaraba, niko naririmbye indirimbo ivuga ngo tukiri hamwe twarakundanaga tukaganira tugasurana, none bakundwa aho dutandukaniye ntitwashoboye guhura ngo tuganire turebere hamwe ibyiza cyangwa si bibi twahuye nabyo nyuma y'ibyo bihe. None rero bakundwa nshuti z'Imana, yewe nararebye ndatekereza sanga atari byiza kurekera iyo natahije abagenzi bajya mu ijuru, nibwo mfashe gitari ndacuranga urukumbuzi rwishi cyane ngira nti yemwe bene data namwe bashiki banjye muraho neza mugira amahoro, ntacyo mbahaye muhore mwiteguye cyo mukora byose mukorana urukundo, bibuka gutashya inshuti z'umusaraba mukumbuzanye gakondo yo mu ijuru, kuko umwami Yesu araza ntazatinda. Izo bibuka abantu benshi bakunze cyane. Iyi album yose yarakunzwe cyane kuri indirimbo zayo zose, hafi ya zose zizwi kandi zikundwa. Hari yitwa Torero ry'Imana, hari kujya mu ijuru usugukina, shaka Uwiteka bigishoboka, hari iyo naririmbye, hari iyo yitwa intashye ku bakunzi b'umusaraba, hari iyo naririmbye yitwa iki gihe turimo si cyo gukinisha, yitwa Iherezo. Izo zose iyo uvuze gatoya umuntu wese avuga ngo iyo ni ya ndirimbo ya wa muntu, nubwo baba batazi isura ariko benshi bamaze kumenya. Izo ndirimbo zo hafi ya zose, album ya mbere yose yarakunzwe irazwi, indirimbo yose uvuze kuri album ya mbere abantu bahise bayimenya. Tujye ku bihe turimo si byo gukinishwa, niyo abantu benshi bakunze cyane. Igitekerezo cyo kuyandika cyavuye he, cyangwa se waraboneke? Abarokore bakunda kuburya ngo kubonekerwa, ngo Imana ari ukuntu ibabwira ikabashyiramo igihangano. We byagenze gute? Washingiye ku byariho cyangwa warabonekewe? Ntago harabaho, hari ibintu biba biruhije isobanura, nk'ibintu by'ubuhanuzi cyangwa by'umwuka w'Imana ukuntu aza ku bantu, ni ibintu utapfa gusobanura. Hari ukuntu wicara umwuka w'Imana akakuza akakubwira ibyenda kubaho, noneho bamwe bakabagira impano yo guhanura bisanzwe abantu bamenyereye mu buryo bwo kuvuga mu ndimi ugahanura, ariko hari no guhanura uhabwa mu buryo bundi nk'ubu ngubu bw'indirimbo, ukavuga ibintu bizagerwaho mu myaka nka 30 cyangwa 20 iri imbere, nawe ubwawe bivuga ukabivuga nta wakubaza ubusobanuro bwabyo ngo bisobanure. Kuko nk'icyo gihe naravuze ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, kandi ibyo bihe na kera byaravugwaga, ariko noneho aho tugeze ubu ngubu abantu nubwo bamaze kubona ko ibyo naririmbye biri gusohora. Buri wese aragira ku kintu akavuga ati ya ndirimbo ya wa mugabo yarabivuze, akamaze si ibi bintu ko waririmbye kera bitarakomera gutya, ni iki cyakubwiye ko bizamera gutya? Nanjye nkasanga nabiririmbaga gutyo mbihawe n'umwuka w'Imana, ariko ntazi ko nzabigiramo nanjye ngo birusheho kunkarira nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo ni ugutunga urutoki cyangwa kubwira abandi nawe wibwira. Ariko nawe wenda umuntu yavuga ko nimvuga abarokore bakunda gukoresha ati dusohoyemo muri ibi bihe, ku buryo ushobora kuvuga ati ibi nibyo naririmbye, ariko iyo ndebye gutya kuri tele nsanga biriho. Birahari byinshi cyane muri iki gihe, ibintu byose biraruhije, ni ibihe birushya gusa. Nk'uko nyine ijambo ry'Imana ribivuga, nta kintu umuntu abona kimworoheye, hariho ibibazo byinshi, hariho ibintu byo biri mu bantu by'inzangano, hariho ibintu mbese ikintu cyose umuntu agerageje gukora asangamo umutego. Umuntu agerageje gukora agasanga ntago kigiye uko agishaka. Ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije cyane ku bantu bashaka kujya mu ijuru. Ubona ko ibyaha byitambika imbere y'abantu ari byinshi cyane bikomeye, ku buryo kugerageza gukiranuka ubona ari nko kwishyira mu kasho, ariko ukora ibishoboka byose nyine kubera ko ubugingo burahenze, ukabikora ukemera ukabaho nabi, ukabaho mu buryo utagakwiye kubaho, ariko ugakiranukira Imana, kuko nyine ari ibihe birushye ukamenya ko ari ibihe birushye wagezemo ukabyitwaramo neza. Ariko iyo upfuye kugenda uko wiboneye biraguhitana, ntabwo biguhitana ngo upfe abantu babibone, ariko kubona umuntu agenda mu nzira ariko ubugingo bwaratakaye, yitwa ngo ni umukristo ariko atari we, bitewe n'ibihe yahuye nabyo bikamubangamira, akagerageza akabura uko abyitwaramo, akemera kubaho mu buzima akora ibyaha kugira ngo abone uko abaho. Bya bihe bikaba byaramugezeho gutyo. Iyo tuganiye n'abantu benshi, hari abantu bavuga ati abarokore ba kera nabo abo bantu babaho baratandukanye cyane. Hari ibintu bya kera ubona tutakibona,
ubona agakiza ka kera ngewe nkizwa muri 1993 ibyo nabonye icyo gihe cyangwa se agakiza kariho icyo gihe imbaraga kari gafite mu buryo bwo kurwanya ibyaha no kubyirinda ubu biratandukanye cyane. Ibintu ubona barabyejeje, umuntu arakora ikintu ukabona nta kimuteye ubwoba, umuntu akabona yambaye ibintu yiboneye akabona ntibimuteye ubwoba, mbese ni ikibazo gikomeye cyane. Imyambarire ya kiriya gihe niyo ubu ngubu biratandukanye. Umuntu aravuga ati ndi umurokore ndasenga Imana, ugasanga yambariye ubusa, yambaye nk'umuntu uvuye mu migina wifitiye umurimo w'uburaya, agomba kubyambarira ko niwo murimo yiyemeje aracyari mu byaha. Ariko birababaje kubona indaya yambara umugore w'umugabo wiyubashye yambara nk'indaya yo mu migina. Ni ibihe birushya, kandi ikibabaje ukumva aravuze ngo ndakijijwe nanjye ndasenga, ariko agakiza kagaragarira ku mbuto n'imyitwarire y'umuntu ya nyirako. Ntago wabwira umuntu urasenga wambara ubusa, wambara imyenda nk'indaya, iryo senga ryawe rizumvikane. Kera ntibyabagaho, kera habagaho itandukaniro ry'umurokore n'umupagani, ko bangura muntu ntakijijwe rwose. Ariko urahura n'umuntu wese ukumva ndakijijwe, ariko ugasanga imyitwarire ye, imikorere ye, ibyo yikoze byonyine ntawe bihuriye n'agakiza. Hari abashaka kugeza bakavuga ati Imana ntireba imyambaro, ariko kubera iki abarokore batsimbarara ku myambaro? Irayireba. Itayireba ntabwo yavuga ngo abari n'abategarugori bakwiye kwambara bakikwiza. Itayireba ntabwo yavuga ngo umukobwa cyangwa umubyeyi kwambarana n'umugabo ni ikizira. Ubona abagore bambara amapantaro n'abakobwa bagashyira amapantaro akajya mu muhanda, Bibiliya yavuga ngo ni ikizira Uwiteka Imana yanga urunuka. Ibyo rero ntago Imana bavuga ngo ireba mu mutima, kandi yari yandikishije ayo magambo. Bibiliya niba abantu bemera ko ari byahumetswe n'Imana, niyo yanditse ayo magambo avuga ko ari ikizira. Abantu badakwiye kwihindura uruhu ngo bakosora Imana. Niba arakuremye uri igikara ugomba kunezezwa n'ubwo bukara bwawe, kukwirabura kwawe niko yabishatse. Abantu barakosora Imana mu buryo bufatika. Ugasanga umuntu ntago yishimiye inzara Imana yamuhaye, asizaho amarangi, bivuga ngo Imana yampaye inzara zitasa neza nagomba kumpa amarangi, cyangwa se igakora uburyo bwo kugira umuntu yihindagura. Ugasanga umuntu afashe ibitsike by'amaso, njya mbiririmba mu ndirimbo ivuga ngo nta mahoro mu byaha, akabyogosha agashyizaho ikaramu akagira cye, bivuga ngo ibintu by'Imana yashyizeho ni fo, ntacyo bivuze. Agasigaho ibye, ukuba yakosoye Imana byarangiye. Buriya rero ku Mana ni ikibazo gikomeye cyane. Aya maherezo bazagera imbere yayo, bazabonana nayo. Utekereza ko ari ingaruka se bizagira ku muntu witukuje? Ingaruka zikomeye cyane. Ndetse niba tuvuga ngo hariho inzira ebyiri, hari inzira imwe yo kujya mu ijuru n'inzira y'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo hariho kurimbuka n'ubugingo buhoraho. Uyu muntu rero ahitamo akiri mu isi, afite uburenganzira bwo kwihitiramo, agahitamo avuga ati ngewe ngomba gukora ibyiza kugira ngo nzajye mu ijuru. N'Imana ivuze ngo rero kunkosora n'icyaha, Bibiliya ikabyerekana ko ariyo tugenderaho. Bisha kuvuga ngo ntago ugomba gukosora Imana, n'uyikosora muzabonana. Kandi nukuvuga ngo umunyacyaha nyine azagira inzira ye. Nivuga ngo ugasambana, inzira y'abanyaby'umusambanyi ntago ari inzira y'umuntu utarasambaye. Nukuvuga ngo hariho Gehinomu hakabaho na paradizo. Ugomba guhitamo rero. Wavuze ko abana 9 niba nibuka neza, harimo abakobwa, abakobwa 5 n'abahungu 4. Umukobwa ntabwo ashobora kwambara ipantaro rero mu myumvire yawe numva y'abarokore ba kera. Kuyambara yayambara. Yumva ntago tubyara umwuka, tubyara umubiri. Urabyara wowe, umwana afite uburenganzira bwo kwihitiramo ibyo ashaka. Iki ugomba gukora ni ukumubwira ngo ibi uhisemo si bibi, dore ingaruka bizakugiraho. Ahubwira ati toka, niko abana b'iki gihe bameze. Ahubwira ati muzehe genda wowe, ibyo ni ibyanyu by'abakera, twebwe turi muri viziyo. Ariko ntubura kumubwira ko iyo viziyo ifite ingaruka, akahitamo ibyo ashaka. Tubafite bangana gutya, ariko usanga nka 1/2 ntibakijijwe, nta burenganzira bwabo. Nk'iyo ipantaro akaba yayambara akayizana mu rugo, ukamubwira ati iyo pantaro ntago byose byemewe, biriya ntibyemera. Ariko nta nubwo wafata umwana ufite imyaka 18 umaze kugira ubwenge uvuye ngo uramukubita kuko yambaye ipantaro cyangwa uramwirukana, wamubangamiye, wamubuje uburenganzira bwe. Imyaka bagezemo abafite uburenganzira bwo guhitamo ibyo ashaka gukora akabikora. Keretse umwana ukiri mutoya niwe wabuza. Nk'abana bari munsi y'imyaka 10 ushobora kumubwira uti nta pantaro nshaka, ntuzambara ipantaro, ukamushyiraho itegeko akabikurana. Ariko iyo amaze kurenga imyaka yemererwa nayo kwihitiramo, ntacyo ubutarakoze uramureka agakomeza
ariko ntubura kumbwira ko ari bibi. uretse we ko Bibiliya yabyanditse ubundi muze kwambara ipantaro bitwaye iki ubona bitwaye iki mu buzima busanzwe wenda tutagiye sindi wenda uranyangana mvuga ngo tutagendeye kuri Bibiliya ariko mu buzima busanzwe kuko abashyigikira ko umukobwa yakwambara ipantaro hari ubwo bavuga ati umukobwa ashobora gukenera kubaka ntabwo yazamukana yijipo ntekereza ko abantu bamurunguruka yambaye ipantaro bitwaye iki wenda mu gihe cy'akazi wenda atari ukwirimbana hari icyo nabyo byaba bitwaye. Ubundi hari ikintu cyitwa kuba uri imbata y'ikintu runaka. Aho nimbivuga urabyumva neza, ushobora kugira gutya ukajya mu kazi ka gipolisi cyangwa ka gisirikare uri umukobwa kuko nibwo turimo no kubibona ubu ngubu, kera nta nubwo twanayibonaga. Ariko noneho niba ugiyemo wenda utazi Imana, wagerayo wamara kwinjira muri ka kazi ukamurikirwa n'umucyo, ukamenya ko cya kintu kitari cyiza, icyo gihe uri mu kazi, uri imbata y'akazi. Ntabwo uzahita uvuga ngo aka kanya ngize gutya ndabiretse mbivanyemo kandi ukiboshywe n'akazi ka leta. Uzabyambara ariko ubyambara umutima wawe uzi ko atari byiza ku Mana. Igihe uzagira amahirwe yo kuva muri ka kazi cyangwa se kugasezera bigakunda ukabohoka, uzagenda wambara uko Imana ishaka. Ariko mu kazi wakirijwemo aho Imana yagusanze, ugomba kubikoresha nk'uko amategeko y'akazi ukora abivuga, cyane cyane ko ukazi udafite uburenganzira bwo kukivanamo uko wishakiye. Ntanze urugero nko ku kazi ka gisirikare, ntabwo ushobora kuva mu gisirikare uko ushatse cyangwa wambara ijipo. Waba ufite ibyo wasinyiye ugomba kubahiriza icyo gihe. Ariko nta nanone ikibazo ni ukuvuga ngo niba waramenye ko icyo kintu ari kibi, uba ukwiye gusenga Imana ikaguha akazi kajyanye katazahura na cya kintu. Bishatse kuvuga ngo burya umurokore nyamurokore ushaka kujya mu ijuru akaba azi ko icyo kintu kibujijwe, ntabwo bavuga ngo ngiye gushaka akazi ka gisirikare, ko kazi ko azageraho akambara ipantaro kandi azi ko Bibiliya itabimwemerera. Umurokore ntabwo yagakwiye kujya gushaka akazi ko mu gisirikare cyangwa igipolisi. Agakiza kakamusanze mu gisirikare ko ntabwo yava mu gakiza ngo ajye mu gisirikare. Hanyuma numvishe ushobora kuba wanga urunuka abakobwa bihindura ndabakunda cyane, cyangwa wanga imigirire yo kwihindura ibyo wise ngo ni ugukosora Imana. Kuba umukobwa yakwitukuza, kuba umukobwa hari n'abafata ibisatsi singano baba barabikuye bakabyitera, wenda afite udusatsi duke nk'utu twanjye ariko akaba yafata imisatsi yindi y'undi muntu akayishyiraho. Byo bitwaye iki kuba umukobwa yafata nk'inzara ze akaziteraho imirimbo? Icyo bitwaye nakubwiye ko ari ugukosora Imana. Njye ntabwo nabanga, sinabanga rwose. Turanaganira hano, bafite inshuti zanjye turaganira, sinanamwangira icyo kintu yakoze, ariko afitanye ikibazo n'Imana. Njye icyo nshinzwe cyangwa umurimo nshinzwe ni ukukubwira ngo ibi bintu uri gukora ntabwo Imana ibikunda. N'Imana ntibimwanga, ahubwo yanga bya bintu akora. Kuko Imana bavuga ngo ntabwo Imana yanga abanyabyaha, ahubwo yanga ibyaha bakora. Ni ukuvuga ngo iyo wihannye irakubabarira nk'utarigeze ubikora. Noneho rero kuvuga ngo ndabanga, njye ntabwo mbanga, ahubwo njyewe mba numva ikubivuga gutya mba ndi kubagira inama yo gutegura iherezo ryabo ryiza, kuko umuntu arimo ibice bibiri. Hari uyu mubiri twambaye ari nawo uducumuza dukoresha ibintu byinshi, ari nayo tere satana akiniramo akadukoresha ibyo ashatse. Hakaba n'ubugingo buhoraho bwa bundi bw'umuntu w'imbere ari uzajya kubonana n'Imana. Abantu ntibashobora kubitandukanya, ariko nta Imana itakoze ngo tumenye itandukaniro ry'ibyo bintu. Urugero naguha ni nk'inzozi. Iyo uryamye urarota, ukaba uri nk'ahantu ukarota wenda niba warageze ugera nk'i Burayi, ukarota uri gutembera nk'i Paris mu Bufaransa kandi uryamye hano i Kigali, ukajya muri hoteli ukanywa icyayi kikakuryohera, ukagenda ukajya mu kabari none uri umunywi w'inzoga ukanywa inzoga ukumvira aryoshye, ugakora ibyo ushaka byose uri i Burayi kandi urimo urarota. Hari umuntu wagusize, hari uwo wasize mu Rwanda aryamye mu buriri, hari n'undi wagiye i Burayi. Ntabwo ari ibitekerezo biba byagiye, burya ni ubugingo bwawe bwa bundi buzabonana n'Imana nibwo bugusiga bukagenda ukajya kurota, ukajya kubona ibintu bya hirya no hirya, kugira ngo bijyane nashatse kwereka ko umuntu ari mu bice bibiri. Iyo uvuye mu mubiri rero byuba ngo umuntu yapfuye, ni ukuvuga ngo wa muntu aragenda ubutagaragaruka muri wa mubiri, akagenda noneho hari umuntu ufatika ugaragara ukora ibintu byose biboneka. Ni ubwenge buhanitse Imana yahisha abantu. Ariko umuntu, ubugingo ni umuntu n'ubundi, ni nawe muntu.
kuko ikigaragara nuko ahantu hose iforume y'umuntu uko umuntu ateye niko n'ubwo bugingo buteye. Ikibigaragaza nuko iyo buvuye mu mubiri inu bwaryo ntabwo ushobora kumva, nta kintu cyumva ari urutoki, ahantu hose umuntu wumva aba yagiye. Noneho hagasigara ya ntuza yambara yaribitse wa muntu. Iyo wa muntu agarutsemo biye ngo akagaruka, none uhita wumva ahantu hose, mwino harumva, mu musatsi yakumva ahantu hose kuko yahagarutse yuzuyemo wa muntu. Uwo muntu rero ni umuntu, ni abantu babiri. Iyo tegura iherezo rizaza cyangwa ry'ibyiza, utegura irya wa muntu w'imbere ukiri mu mubiri, kugira ngo nuramuka uvuyemo wa muntu uzasange waramuteganyirije ibyiza. Uko gukora rero uko wishakiye ugataka umubiri uko ushatse, ni ugukosora Imana. Ku iherezo rero wa muntu azahura n'akaga kuko wamuteguriye nabi. Muze dukomeje tuganira, turaganira nk'umuntu unakuze cyane, ushobora no kugira urubyiruko inama. Ababisesengura bakomeje kubivugaho, baravuga ati urubyiruko rw'iki gihe narwo rutandukanye n'urwa kera. Bakavuga ati n'ibyaha by'iki gihe bishobora kuba byariyongereye, niba sinzi wenda ari iterambere ryatumye byiyongera, ariko bakavugamo cyane cyane ikintu cy'ubusambanyi. Usambanyi bakavuga ati abantu ntibagitinya gusambana. Mwebwe mubibona gute mugereranyije na mbere? Ubu koko umuntu yavuga ko ibyaha byiyongeye kurenza mbere? Byariyongeye ndetse bikabije byidubuye, nta nubwo ari no kwikuba, ni inshuro nyinshi. Kuko mu gihe cyacu byabaga biteye n'isoni, hari no kugendana n'umukobwa mu nzira byabaga ari ikintu giteye isoni. Ariko ubu ngubu birakabije. Kera ntago wabonaga umukobwa wambaye mini, ntizabagaho. Mu gihe cyacu abakobwa bambaraga imyenda miremire, bakambara bakikwiza. Nakubwira ko nagize nk'imyaka 20 ntarabona n'ivi ry'umukobwa ahari n'urugero. Ariko ubu ngubu umwana aravuka akavuka abona abakobwa n'abagore banditse ibibero hanze. Ni ibintu bidasanzwe, kandi mu bintu bikurura ubusambanyi n'ibyo birimo. Akenshi twebwe igitsina gabo dukururwa no kureba. Iyo urebye rero uranatekereza niko turemetse. Ubona ko abagore n'abakobwa bafite ikibazo gikomeye cyane ku Mana, kuko nibo bateza ubusambanyi mu bantu, ndetse wenda mvuge mu gihugu cyacu no hanze. Kuko biravuga ngo nureba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza, uzaba umaze gusambana nawe. Bivuga ngo niba atambutse hano yambaye mini, akagenda kwereka amatako, ugakurikira warangiza ukanamwifuza, Satani wahita yandika ngo do wamubonye ko yasambanye, agahita kureka ku Mana ngo dore yasambanye. Bivuga ngo umugore ashobora kuva mu rugo agahaguruka hano ku Kimihurura n'amaguru akagera i Nyarugenge hariya mu mujyi, amaze gusambana n'abagabo nk'ijana, kandi ntawe yagize, ntawe yegereye, nta n'uwo yabonye. Ahubwo bo bamureba umubonye basanga bati yamwifuza, turiya muntu azamubona nte, agatangira gukora imibare ukuntu azabona. Satani akaba yanditse yasambanye, uko bibiri bivuga. Aho rero abagabo bo bakwiriye kwitwara gute? Kuko ntekereza ko nanone abagabo nabo badakwiriye kwigira nk'ihene. Ihene burya yibonye ihene y'ingenzi yayo ntiyita niba hari abantu. Abagabo bo bakwiye kwitwara gute kugira ngo umuntu atanahatana ibabo? Niyo mpamvu rero agakiza ari keza, si uko ibyo bintu tutazabibona cyangwa se uko tutabibona nkatwe. Ariko hari ikintu kitwa kwifuza ni icyaha kibi cyane. Gitandukanye kubona ikintu no kucyifuza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kubona umugore anyuze aha yambaye atyo, nkamubona kuko amaso arareba. Niba mubonye nkabona ko ari umugore mwiza ufite n'ibyo bibero byiza, ni byiza, ariko ntibindeba bifite nyirabyo. Hari undi noneho rero utameze nkanjye, uzareba akanakurikira akanavuga nabigeraho nte. Uwo ni wenyine Satani aba yafashe. Ariko kureba ibintu ukabona ko ari byiza, ntubyiteho, ntubyifuze, aho ngaho ubunesheje. Nasaba rero abagabo, ese ko atari imbaraga zabo zabikora, na agakiza kamwe gakomeye. Ntago byoroshye udakijwe kugira ngo uzabone ibintu nk'ibyo ngisa arazubaye. Bigaragara ngo abagabo bakwiye kwirinda cyane kwifuza abagore b'abandi, bakanyurwa nabo bashatse. Abasore nabo bakihangana bagategereza gushaka ababakwiriye. Kandi nkagira inama abagore n'abakobwa rwose bamenye ko Yesu ari hafi kugaruka. Bakwiye kwambara bakikwiza, bakareka kubera igisitaza abantu b'Imana. Kuko umunsi impanda izavuga, wa mugore wambaye ubusa warebwe n'abagabo 100 bakabaguye mu mutima bifuje gusambana nawe, impanda nivuga ntibagende, wa wundi babaziritse ntawazajya.
iki kintu sinzi niba bashobora kucyumva neza. Uwabaziritse wabujije kugenda nawe ntaho yajya kuko aba yabishe. Icyaba cyiza rero habaho kubaha Imana rwose, abantu bagakizwa bakagendera mu nzira z'Imana, bakubaha Imana, bakambara bakikwiza, kandi abagabo nabo bakirinda kurarikira ibitabareba, bakanyurwa n'ibyo bafite. U Rwanda ruri gutera imbere cyane, ni igihugu ubona gifite isuku hanze, amazu aragenda azamuka ku bwinshi, amatorero ni menshi, barabwiriza tugakurikira, ndetse umuntu yavuga ko n'ubuzima buhari. Ariko ubwinshi bw'ibyo byiza hari naho hari uduce impamvu ndi tubaze ni ukugira wenda numve niba na kera twarahoze utwo duce. Hari igihe kumva ngo hari agace kitwa mu Migina wanahakomojeho, hari ngo ahitwa Matimba, hari ahitwa Sodoma, wenda n'utwo ngenekereje. Ubwo no mu yindi mijyi hari igihe usanga hari utundi duce, ariko utwo duce ugasanga kenshi twitirirwa ko hari ibikorwa by'uburaya bukabije. Ibintu nk'ibyo mu byumvishe, ese wenda namanda nkibaza utwo duce na mbere niko byari bimeze na mbere mu myaka yanyu? Utwo duce twarangwagamo uburaya, hanyuma kuba utwo duce turangwamo uburaya muri iki gihe ni ikibazo namwe mubona gikomeye? Ese umuntu hakorwa iki kugira ngo muri Kigali nziza here kubamo wenda Matimba, here kubamo Migina, umuntu niyumva Migina ntiyumve ko ari ahantu haba ibikorwa by'ubusambanyi? Ntabwo ibyo byavaho cyane, kuko iterambere rigenda riza, ni nako n'ibyo bikorwa birushaho kwiyongera. Ahantu haje iterambere ntihatandukana n'ibyaha, byose birajyana. Kera mu gihe cyacu, cyangwa se njye nta nubwo ndi mukuru cyane, ariko uburaya bwa kera bwabaga buniyubashye. Ntabwo ari ibintu byajyaga ku mugaragaro ngo abantu bose bavuge ngo kanaka ni indaya. Ababikoraga mu ibanga, ku buryo bitari bimenyerewe cyane. Ibyo rero by'amazina agenda avuka, yagiye avuka bitewe n'iterambere ryagiye riza. Abantu bamara gutera imbere, hakabaho agasantere kagashyuha, kamara gushyuha bakakitirira ikintu runaka kihakorerwa bitewe n'uko gashyuye. Nko mu Migina nk'urugero, nigeze kumva umuntu ambwira ngo impamvu bahise mu Migina siko hahoze hitwa, ahubwo ngo habaga indaya nyinshi zikodesha utuzu two mu Migina. Noneho ngo abagabo bahatembera nka mu masaha ya nimugoroba, ngo bajye kubona ukabona bazamutse mu tuzu ari benshi. Bavuga ngo bazamuka mu Migina, ngo nk'ibyo bizamuka mu Migina, cyangwa nk'imiswa hari zamuka mu Migina. Baravuga ngo wagira ngo ni mu Migina rwose, ngo y'imiswa cyangwa se y'ibyo sinzi uko babivuze. Ariko bahise mu Migina bitewe n'indaya nyinshi zazaga zishungereye abagabo, watunguka bakakwataka bati karibu. Umugabo nyine yahanyura agahurira n'ibibazo, bahita mu Migina gutyo. N'ahandi bagenda bahita amazina bitewe n'impamvu runaka y'agace runaka, ariko bitewe n'ibikorwa bibi bihakorerwa bakabyitira. Ntabwo rero byavaho, izina iyo ryagiye ahantu riba ryafashe, kugira ngo uzarivane mu mutwe w'abantu wenda ngo niyumva mu Migina yumve ngo ni mu Migina. Kubera iki? Hari abatabyibaza nyine, ashobora kumva mu Migina kumva niko hitwa, ntavuga ngo kuki bahize mu Migina. Ariko nkuza ayo mateka ntago yayibagira, nta n'icyo wakora ngo biveho. Ntago aba akwiye, ariko nta n'icyo wakora ngo uyavane mu mitwe y'abantu, keretse kutabasobanurira hari impamvu hiswe gutyo. Hanyuma wenda tugaruke gato, urumva twabanje kwinjira mu buzima, tugaruke gato noneho ku buhanzi. Kugeza ubu ufite alubumu irenze imwe, urayigurisha se ubu? Abantu barazigura, tubwire ko barazigura. Ngira alubumu 13 za audio, nkagira na alubumu 2 z'amashusho. Ayo alubumu rero abantu bayakeneye barampamagara ku matelefone bati dukeneye indirimbo zawe, twazibona gute? Nkazibashyira, iyo mfite umwanya nkazijyana nkazibashyira. Abandi bashoboye kujya ku mamashini ngende muzireba hanaha, hakaba usanga wenda bagira bati ntabwo twazibonye zose. Utazibonye zose nkabwira uzanshake rero, nkamuha adresse, ngira nimero za telefone nkazibaha, bakampamagara ukeneye indirimbo nkazimushyikiriza. Ni mu buryo bw'ivugabutumwa nyine, numva nanjye ndiyaranja. Nakunze kubivuga mu bo twagiye tuganira, iyo umpamagaye niba waba uri Gisenyi, niba waba uri Karongi, niba waba uri Kamembe, nkumva hankeneye n'abantu nkabarenze nka 3-4, ndikora nkafata itike, nkafata ya masede cyangwa amafurashe, nkagenda nyashyiriye ba bandi, nteganya ko nshobora kubonayo n'abandi bazikeneye bagaprofita uwo mwanya, nabo nkazibaha. Nkagenda namara kuzitanga nkagaruka i Kigali.
nubwo buryo ntanga indirimbo abantu bafata adresse bagafata nimero za telefone bakampamagara bazibashyira nazibabwira nimero za telefone nkoresha MTN ni 0788 49 69 49 0788 49 69 49 nkakoresha na Tigo 0725 180 250 0725 180 250 ubwo abazikenera cyangwa bankenera mu bundi buryo bampamagara kuri izo nimero nkabasha gukemura ikibazo bafite. Hanyuma ku bigendanye abantu benshi gukoresha ikoranabuhanga kuri YouTube ho ntabwo uzigiraho wenda ufiteho nko kuri YouTube mfiteho amavurima 2 y'amashusho. Burime ya mbere ni ya kabiri zose ziri kuri YouTube abazikeneye rwose ni Hakizimana Evariste n'ubundi. Hanyuma wenda muze dusoza ikiganiro cyacu biragoye kuko udafite Bibiliya ubundi kuri weho Bibiliya uyifata ute Bibiliya mu buzima bwawe ivuze iki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni ibyahumetswe n'Imana ku muntu ushaka kujya mu ijuru. Iki gitabo cyitwa Bibiliya nicyo muyobozi ukurikije ibirimo ugakurikije ijambo ry'Imana rigutegeka aho rwose uba inshuti y'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ari igitabo gikomeye kurusha ibindi bitabo byose bibaho. Kuvuga ngo ntiwarya mudasomye Bibiliya ushobora kutayisoma kubera wenda igihe runaka wanyuzemo cyangwa se n'akazi wakoze, ariko nibura ntago ubukwiye kumara iminsi 2-3 utarasoma Bibiliya. Nubwo waba ufite akazi kagoranye ntago wabura umwanya wo gusoma Bibiliya. Uko umuntu atabura umwanya wo kurya ko atagombye kubura umwanya wo gusoma Bibiliya, kuko nabyo ni hari ibyo kurya by'umubiri hakaba n'ibyo kurya by'umwuka, kandi ubugingo butungwa n'ijambo ry'Imana, umubiri nawo ugatungwa n'ibyo kurya by'umubiri. Uko rero utabura umwanya wo kurya niko utakabuze no gusoma Bibiliya. Hanyuma muze nk'umuntu w'umunyarwanda sinzi wumva utewe ishema ringana iki no kubura umunyarwanda? Ngo wumva utewe ishema ringana iki byonyine no kubura umunyarwanda utuye mu Rwanda wenda n'abana n'umugore akaba ari abanyarwandakazi, kuba byonyine waravutse ukisanga mu gihugu cy'u Rwanda wumva biguteye ishema ringana iki? Mbaje ikibazo gikomeye kandi gishekeje. Ubwo nashatse kuvuga ko wavukiye mu mahanga we atashima Imana. Ese yani magambo se wumva wishimiye kuba waravutse uri umunyarwanda? Ndabyishimira cyane, kandi niyo mvuka ndi umufaransa nari gushima Imana. Ahubwo icyo nishimira cyane ni iki, ni ukwishimira ko ndi umunyarwanda kandi namenye Imana nkaba ndi umukandida w'ijuru. Icyo nicyo kinejeje cyane kurusha ibindi. Naho kwishimira ko umunyarwanda ejo ugacaho ukibagirana cyangwa ukagenda ukarimbuka ntacyo byaba bimaze. Umunyarwanda wizeye kuzajya ndi umunyarwanda ariko nkomeza iwacu ni mu ijuru. Mushimire cyane muze Evariste kandi usuze n'abana abana rwose ni umugisha. Bibiliya ivuga ko ari uturuka ku Uwiteka. Abantu babanze muri iki gihe hano banze kubyara nyine nyabo bakoboneza ubyaro se buriya yo biza kuza wenda uretse ko babyaye imbere ntwari kuruboneza se. Oya, umuntu ukijijwe rwose ni ikosa. Tugushimire cyane kandi twizere ko umunsi umwe turashaka kuzaza kugusura ufite gitari. Burya abantu benshi ntabwo tukumenyereye utafite gitari. Hanyuma tukaririmba gusa tukaririmba gusa tugatarama abantu bagakurikira ibihangano byawe. Ndabikora ndabyitabira rwose, ubutumire ndabwitabira. Niwo murimo nahamagariwe, muzambwira mu nteguze. Imana iguhe umugisha usuze nabo mu muryango. Mbwira ati nabo Imana ibahe umugisha. Twari kumwe na muze Evariste akubwira ati intashyo di n'abantu tudaherukana natwe tubonera uko kabatura, babwira ati intashyo. Ikindi kandi hano haje abantu ba gospel tubatunga intoki nk'uko abarokore babivuga. Nyabuneka ntabwo urasaza n'ubu ugenda kubiteye imizingo, urumva abagisupusupu barashaje kandi ko barashyiraho izisi abantu bakakubita imizindaro. Namwe rwose mushobora gukomeza iz'ijuru nazo abantu bakarushaho gukomeza kuzumva. Nitwe Dasi Nibizi tubabwira ko turakanda subscribe kandi ukamenyesha ko umutuku. Ikindi kandi umukozi w'Imana atwemereye ko tuzasubira kumusura noneho tugakora igitaramo tukizihizwa tugatarama neza cyane kwa Evariste. Tumushimire cyane, namwe tubashimire abari muri Amerika, abari hanze, cyane cyane tuba tuvuze muri Europe, tukavuga abo mu bihugu byo mu karere. Abarundi muradukurikira cyane cyane, namwe mwese ibihumbi birenga 90 muri abone
abari benshi cyane kandi tutirengagije ko video zacu zirebwa n'abantu barenga 100 ngahe. Mwese tubabwira ngo aho muri hose, yaba bwije yaba ari kumanwa, Imana ibahe umugisha, mukomeze munogerwe n'ibyo biganiro. Bye bye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.